basigaye bavuga ati nubwo apfuye yarafite bene wabo bakomeye bakagira ngo aricyo yaragubaye bari bagufashije ntacyo rwose. Ariko ibyo byose biberaho kwigisha abantu, nta kundi wabigenza. Rero mu rwego rwo kugira ngo natwe tutamera nkabo, iyo groupe yashyizweho tugoboka bacu, maze turebe ko byibuze twarokora 200 bari bupfe, maze nabo ejo habo heza, ejo hazaza habo ni haba heza, bazasingiza Imana ku bwanyu no ku bwa runaka. Rero iyo groupe tugoboka bacu ikora inama muri Amerika. Watanga amadolari 10, watanga amadolari 5, watanga 20, ariko ukabugobotse umuntu warugiye kugirirwa nabi, warugiye kuva mu mubiri. Mwese duhagurukire rimwe, dufatanye n'undi wese, ntago babaye mu nkambi gusa, n'ufite umutima wa kimuntu, n'umuzungu, n'umwirabura winaha, n'umuspanish, n'undi wese rwose w'inshuti yawe ushobora kuyimubwira akagufasha. Nashobora guha amadolari 50 nawe yafasha, maze ibyo byose tuzagira umugisha wundi uruseho kurusha ibindi byose. Bakunzi ba Mataru TV show, muraho mumeze mute aho muherereye hose, mukomere cyane. Abafite ibibazo ni mwihangane, igihe cyabyo kiba kizagera bikarangira, burya nta gahora gahanze. Abari mu byishimo nanone namwe mukomeze munezerwe, ariko kandi munasengera abari mu bibazo, kubera ko nanone ibyishimo nabyo iyo bidakoreshejwe neza nabyo bishobora kurangira biganishije umuntu mu bibazo. Rero ibyishimo nyabyo ngiye ku giti cyanjye nka Nkusi, ntekereza neza ko ibyishimo nyabyo ni igihe umuntu afite igisubizo cy'ikintu runaka, hanyuma cya gisubizo akacyifashisha nawe abera igisubizo undi muntu. Ibyo bintu bizana umugisha ndetse ukomeye cyane, ku buryo ndetse ijambo ry'Imana ryo rinemeza ko rinavuga kandi turaryizera, ndetse rivuga ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri gukomeye cyane, rivuga ko rero gutanga bizana umugisha cyane kuruta guhabwa. Rero niba ushaka kwigwizaho imigisha myinshi y'uburyo butandukanye, jya wiga gutanga. Urekure ugire ikiganza kigira gitya, ntigihore kibumbatiye, ntigihore kibumbye kigundiriye gusa, kuko nanone umugisha kugira ngo uzagaruke ni bene ibyo. Mu kindi kinyarwanda, abanyarwanda ba kera bagiye bavuga ngo akebo kajya iwa mugarura. Umugani witwa super manager ngo reparnye vashe mugarura. Urumva ko yashatse kubivuga nawe, ariko nta kundi yabivuga, kuko imigani nk'iyo ishingiye ku muco ntabwo ijya mu zindi ndimi. Hari imigani ibiri ku rwego mpuzamahanga ibizwi cyane mu ndimi izo arizo zose, ariko hakabaho nanone n'indimi z'amahanga kuzishyira mu kinyarwanda cyangwa mu giswahili cyangwa no mu ndimi za Afurika. Iyo ugiye kuzisobanura uragenekereza, ntabwo haba hariho umugani neza uhuje n'uwo mugani w'abanyamahanga. Rero icyo nari ngambire gusa no kuvuga ko akebo kagiwa mugarura, bishatse kuvuga ngo mbese mugarura niki? Mugarura ntanifashijwe nk'izina ry'umuntu, ahubwo mugarura yifashishwe kuvuga ngo iyo utanze akebo kaba kazakugarukira. Kandi ibyibo abantu babizi neza, iyo umuntu agusuye akakuzanira ibyo azanye mu byibo, iyo atashye bya byibo babimusubiza birimo ubusa. Ni igitangaza rero, cyangwa se imfura zikamusubiza harimo dukeya, cyangwa se nibazanye ibyibo 10 bakamusubizamo kamwe, kuko nanone ntago aba yabizanye igihe agambire kubisubizayo, ahubwo ineza agize ashobora gutegereza ikazamugarukira ikindi gihe, ariko bitari uwo munsi. Rero nubwo buryo mbasuhujemo, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku kintu nanone gihuye n'umutima muzima. Burya mu Kinyarwanda ngo umutima muhanano ntiwuzura igituza. Umutima muhanano utuzura igituza ni ukuvuga ngo umuntu agirwa inama, ariko umutima we utabishaka ntacyo bitanga. Umutima
wawe iyo winangiye niyo umuntu yaguha inama 1000 nta kintu uzakumarira wowe ubwawe utabashije kureka umutima wawe ngo ubyemereze yinjiremo. Rero nkimara kuvuga ngo umutima muhanano ntiwuzura igituza, reka munyemerere mbabwire ingingo tugiye kuganiraho. Ingingo tugiye kuganiraho niyo kugira neza. Kugira neza mu Kinyarwanda ngo gira neza wigendere. Ugira ngo ugira neza, sinzi waciye umugani uvuga ngo ugira amahirwe, sindi kubyibuka neza uko bawuca, ariko ndawibuka uravuga ngo ngugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana. Ntabwo uri kubyibuka neza, ariko abazabireba muzabibona. Rero mu by'ukuri kugira neza, ese kugira neza ni iki? Kugira neza ni iki? Kugira neza ntabwo ari ugufata ikintu ngo ugihereze umuntu nawe ufite ubushobozi nk'ubwawe. Uko ntabwo ari ukugira neza. Uko nguko ni ukunywana. Wenda hari Ikinyarwanda cyitwa kunywana, kugirana igihango, kugirana urukundo ariko rufite impano irugaragaza cyangwa se irushimangira. Kunywana rero ni igihe ushobora kuba uturanye n'umuntu niyo yaba ari umukire. Muzi abantu b'abakene cyane banywana n'abakire kugira ngo nko kwiteganyiriza akazaza, kugira ngo ejo n'ejo bundi wa mukire namuzirikana azamugire neza ku by'inshuro nyinshi. Ibyo bibaho. Mujya mwumva abantu bajya babara nk'aborozi cyangwa abatunzi bagera batya bakagabira nk'abaminisitiri cyangwa bakagabira abaperezida. Burya abamukunze koko abamweretse n'ikintu, burya perezida akunzwe ntajya agabirwa, ariko perezida iyo umuntu uciriritse amugabiye aba amwigizeho inshuti ku buryo nawe yamutabara mu mage cyangwa mu maza igihe ibibazo nawe byamubanye uruhuri, cyangwa se yajya kumwitura akamwitura niba yaramuhaye inka 2 akazamwitura urwuri rwose rwuzuye inka. Urumva ko icyo gihe ni nko kwiteganyiriza, ni nk'ibyo bita kugira saving account kuri banki ubugira ngo izabyara inyungu, cyangwa se fix account, account ihoraho idakorwaho kugira ngo ibyare inyungu gusa izagarure ikinini. Rero kugira neza n'ingerageje bisobanuraho, ariko iyo ugize neza ni ugufata. Tufata urugero rworoshye. Iyo ufashe amafaranga yawe amadolari 10, 20, ugasanga umuhomuresi ari ku muhanda yicaye hasi ashonje ababaye atumaho isazi, mu by'ukuri ugafata akabwira ati help wangiriye neza, ugafata amadolari 10 ukayamuha. Nubwo abantu badakunda kubikora, ariko biriya bintu ni umugisha. Hanyuma ukayamuha, uba umugiriye neza pe, kuko ntacyo uba uteganije kizakugarukira. Imana iguha umugisha. Niba hari abantu bajya babikora, Imana ibaha umugisha mwinshi kandi isendereze ibigega byabo, kubera biriya bintu ni byiza pe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ubwo azagaruka ngo azavuga ngo sinigeze mbamenya, ngo narashonje ntimwangaburira, nararwaye ntimwansura, nararembye ntimwagira icyo mumarira, narafunzwe ntimwansura mu magereza. Ibyo Yesu abivuga si we wivugiraga ku giti cye. Abantu ngo bazamubaza ati Yesu ibyo uvuga byose twakubonye ryari ntitwakugirira dutyo? Ngo azabasubiza ati ubwo mutabigiriraga bene so ngo ninjye mwabaga mubigomwe. Rero kugira neza mu by'iyi si, gutabara ubabaye, kugira neza ushonje ukamugaburira, kugira neza uri mu gihome ukamusura, wenda ukamugira n'inama zo kugira ngo umukureho ubwihebe, niba ari kwiheba ukamugire neza akagaruka mu ntekerezo nzima. Burya ibyo byose ngo bibigirira Yesu, uko Yesu akunda abagira neza. Rero kugira neza ni igihe ugize neza uvuga ati ntacyo ngambiriye kizangarukira, ntacyo rwose. Kimwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo akaboko k'iburyo gakoze cyiza, ngo ukuboko kw'ibumoso ntikukabimenye. Ntukagire neza ngo wirirwe ubiririmba, oya rwose. Hari umusaza njye nkunda, ajya akunda kuvuga mu mico yacu tugira imico yo kugabirana amaka. Umuntu akagukunda akavuga ati uyu muntu kubwo kumukunda muhaye inka. Inka ni ikimenyetso cy'urukundo mu bantu, cyane cyane ku bantu babaye za East Africa, aborozi. Rero
iyo umuntu umuhaye inka ni nkaho ntacyo uba umweretse ko ntacyo mugomwe kumukunda pe. Noneho hari umusaza wakunze kujya avuga ngo umuntu niba waramuhaye inka ukizakubwira ko yamunyuze ngo ujye uceceka wabivuge. ngo ariko iyo uhaye umuntu inka wowe ukajya wirirwa ubiririmba mu mwanya we, ngo burya ni nkaho werekana ko we atabivuga uberekana ko atabihaye n'agaciro, ahubwo wowe ukashaka kugira ngo kubihata ku mbaraga. Ati ujye ubireka, niba ukuboko kwawe kwaragize neza si ngombwa ko ukundi kuboko kubimenya, icecekere. Ibyo birabaye. Hanyuma wowe n'umutima wawe wagiriye neza mubizirikane uko ni ibintu byanyu mukoze, kandi kugira ngo wa mugani mugirane imibanire izahoraho igihe kirekire. Uyu mwanya rero mu kugira neza, ndashaka kugira ngo mvuge kugira neza. Noneho kugira neza kunakwiriye, kugira neza kuza n'umugisha uhambaye. Kugira neza kuko icyo Imana yaguhaye wabumburaho agaseke tugakuramo gato ukagira neza undi muntu nawe ubabaye nk'ako ngako nawe wababayeho mbere yawe. Ufite umugati ugira ibyo bita amasirayisi. Mu ndimi z'amahanga ko umugati ugira ibice. Hari imigati bino bita ngo penkupe. Penkupe ni umugati ukataguye w'ibice ugizwe n'uduce twinshi tw'umugati, ku buryo ushobora kurya tubiri uyu munsi, tubiri ejo, utundi tubiri ejo bundi. Umugati ukazashira wenda hashize nk'icyumweru. Ntabwo uriya twa tundi tubiri uvuga ko umaze umugati, oya, uba uriyeho uduce tw'umugati. Ahubwo iyo washize wose nibwo bavuga ngo umugati washize ukaba wajya gushaka undi. Rero nagira ngo mbabwire, dufite abavandimwe twasize inyuma bacu, nongeye kubivuga bugeze bwa kabiri kuko ndagira ngo mbatabarize, ariko noneho mvuge n'uburyo twagena tubatabaramo. Hariho uburyo bukoreshwa. Abari hano muri Amerika, wenda bari muri Europe simbizi, na za Australia simbizi, ariko muzi neza ko abantu bari mu makambi mu Rwanda b'abakongomani, impunzi z'abakongomani zikomoka hariya mu gace ka Kongo y'Iburasira yo mu majyaruguru, Nord Kivu I mean. Rero urumva ko bafite inzara cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko imfashanyo bahabwaga zakuweho. Ngira ngo kuvuga ko imfashanyo zakuweho si cyo kibazo nk'uwazikuyeho kubivuga gusa, kuko ndavuga ibyabaye. Ntago ndi guhanura ngo mvuge ngo bizaba, ntago ndi guhimba ikinyoma, ahubwo byarabaye. Nyuma izo nkunga zabo uburyo zakuweho, bahabwaga amafaranga bakayifashisha bahawe utwo kurya, ibyo byakuweho. Murabizi n'ibindi byinshi byakuweho. None nk'abantu bagiriwe amahirwe tukaba twarabaye natwe muri buriya buzima, Imana ikaza kutugira neza tukisanga mu bihugu by'amahanga. Hari uburyo Imana duhaye ubuzima idutiza amaboko, tukaba ari icyo dukorera tukinjiza akantu kadutunga. Ariko kari akadutunga nanone hari ako dusaguraho, ntago tumarira, ntago turi ibisambo. Kari rero gasigara gatoya twagira ngo tuzajye dufashishaho bagenzi bacu. Burya ngo niba waramutse uzaramutse mugenzi wawe. Hanyuma rero nkaba ngira ngo munabimenye, ndetse biravugwa ko inkambi ziri mu Rwanda z'abakongomani hafi ya zose zigiye guhurizwa hamwe, ntizongere kuba amakambi atandukanye ari ahantu hatandukanye, ahubwo zigahurizwa hamwe ahantu hitwa i Mahama. Ngira ngo ni mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, ku mipaka ya za Tanzania n'u Rwanda, aho bita ku Kanyaru. Ngira ngo urumva bose barashaka gushyirwa ahantu hamwe kugira ngo baturane. Noneho bose si no gutura, ahubwo wenda niho bazafashirizwa. Noneho wenda ngira ngo icyo gihe bazaba bari hamwe, wenda hari n'abandi bazakenera kubafasha, bizaba byoroshye kuba babafashiriza hamwe, bitagiye bivuga ngo ducumbure dufasha twimuke tujye hariya. Noneho wenda nibamara guhurizwa aho ngaho, nabwo abantu bazakomeza kugira icyo bakora. Ariko wenda hari tunasabe n'abantu bagiye bagirirwa amahirwe yo gukora mu nzego na zigiye ziremera
zikomeye. Tunasabe n'abana rega kwiga, muzakomere kugira ngo wenda hari muzagira ijambo mujye muvuga ryijyane, kuko hari abantu batanga ubutumwa bukihuta cyane kurusha undi wabutanga ntihagire n'umuntu ubwumva, kubera ko wenda adafite ahari igikundiro gihambaye, cyangwa se wenda urwego akorana rwo ruzamutse cyane. Ariko twagira ngo niba abagiye baba muri izo nzego bajye bagerageza wenda banagerageze kuvuga ko icyo kibazo kiba gihari, ahari n'ubundi butabazi bwaboneka. Ariko n'ubundi ibyo byose bizashya bishyira ko ibyo byose n'ibyanga, aho kugira ngo abantu bazapfire mu gihugu, bazataha iwabo bagende noneho wenda basubire mu masambu yabo, hanyuma bajye kwishakira amahoro, kuko kuzategereza ko amahoro azabonekaho byabaye birebire cyane. Ariko igihe kizagera uko amahoro atangwa n'Imana, ntatangwa n'umwana w'umuntu. Rero ibyo byose mubyumve. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko hari abavandimwe hano muri Amerika bishyize hamwe bagerageza gukora ikintu cy'ubukangurambaga wo kugira ngo bahamagarire umuntu wese ufite umutima wa kimuntu, udafite umutima w'igiti cyangwa umutima w'inyamaswa, ufite ikiganza cyumva n'umutima wumva n'ubwenge bukora neza, ko yakwifatanya n'abandi kuba bagira ikintu bakora, bagatabara ziriya nzirakarengane cyangwa se ziriya mbabare. Uko inzara iraryana mwa bantu mwe, inzara iraryana. Mu Kinyarwanda ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Twe rero ibyo byatubayeho rwose. Ntawe utazi igitonyanga cyo mu gutwi ari muri shitingi, ntawe utazi byinshi cyane bitandukanye ntavuze, ntawe utazi kubwirirwa, ntawe utazi kuburara, ntawe utazi. Hari igitekerezo numvise umwana ngo yabajije papa we ngo ariko papa ngo inzara iryana ite, kandi ngo se ari umusirikari mukuru, ari umujenerali. Hanyuma bibaye ari ukuriye bari ukubeshya ntago mbizi. Hanyuma ngo se afata wa mwana amushyira mu modoka ye, amukingiranamo umunsi nijoro n'undi munsi. Hanyuma ku mugoroba irindi joro rije aragenda aramukingurira. Warangije waramubwira ati wa mwana nta kintu wabaye, waramubwira ati papa mu nda ndapfuye harimo ubusa. Hanyuma se waramubwira ati rero mwana wanjye inzara niyo, ati inzara iba mu nda, ati iyo umuntu adafite ibyo kurya, adafite icyo ashyira mu nda, acishije mu kanwa ngo bigere mu nda nezerwe, ati agira inzara kuko mu nda nta kirimo, agacika intege akabura imbaraga. Ati ibyo nibyo bita inzara. Ati kuko nabonye kubigusobanurira mu buryo bw'amagambo utari bubyumve itakuriye. Ati rero nkanjye generali wabaye mu ishyamba ngaharanira wenda ibintu runaka, ngaharanira n'ibindi. Ati twe twariwe n'inzara, ntabwo abana ntabwo nzi ko hari ubwo umwana wanjye azanyibariza ngo inzara ni iki. Atari ko nanone ku rundi ruhande ntabwo uwawe wamwifuriza inzara kugira ngo azagire ubwenge, wenda wakwifuza ko abimenya ko inzara ibaho kugira ngo agabanye uwo muteto, ariko ntabwo wakwifuza ko uwawe azaribwa n'inzara ubishoboye. Rero urumva urwo rugero ni urugero rukomeye cyane. Nk'uwo utazi inzara nta n'uwamurenganya, ko n'uwamubwira ko mugenzi w'inzara iri kumurya ashobora kwibaza ngo wenda ni inzoka cyangwa se ni uburwayi, ntabwo aba azi ko ari carence de nourriture. Ariko inzara ni ibura ry'ibiryo, inyota yo ni ibura ry'amazi, amazi cyane cyane. Ibindi byose ni ukwigira nabi. Burya inyota ni ukubura amazi, ko amazi ni nayo amara inyota igashira pe. Ibindi byose ni by'abantu biremeye kubera ubukungu no kwigomeka ku Mana, barema ibindi, bashyiramo n'ibindi bashaka kugira ngo umuntu ajye avuga ko yashize inyota ari uko yataye ubwenge. Ariko uko si ugushira inyota, ni ukwangirika. Mu Kinyarwanda hariho amajambo abiri atandukanye. Hariho ijambo ryitwa guhinduka. Iryo ni ijambo riri very positive, ni ijambo riri positive ryiza cyane. Guhinduka ni igihe umuntu avuye mu bintu byari bimugose bimugoye akajya ku rundi rwego, akajya ku rwego rwiza. Hari iryitwa guhindana. Icyitwa guhindana ni ijambo ribi cyane, aho umuntu ashaka kwibwira ko ari kumwe ngo ashire inyota, ahubwo akaza guta ubwenge, akabura ubwenge, akaba umuntu ibintu bikamurenga, urwego yarariho rukaba rubi. Ibyo babyita guhindana. Rero nta
gushira inyota wangirika, nta gushira inyota kurimo. Gushira inyota kuzima ni ukunywa amazi, ukumva ageze ku nyota, maze ukumva umutima uraruhutse. Rero ibyo byose nari mbivuze by'umwuma n'iki, kubera byitwa inzara. Mvuze ko inzara ari kubura ibyo kurya, mvuze ko inyota ari ukubura amazi, n'ibindi wenda bifatanya n'amazi ni byinshi cyane. Isosi nayo yakumara inyota, wenda ubaye inyo ikonje. Igikoma nabonye cyarahindutse indirimbo muri ibi bihe, abantu bari muri za lockdown, umuntu aranywa igikoma bikaba induru pe, ngo anyoye igikoma ngo ni igitangaza. Ariko igikoma kiba cyarakujije umuntu akava mu bwana akarinda b'umugabo, yarangiza agatangira kwirara ngo ntabwo yanywa igikoma, ngo igikoma cyaciye ibintu. Kuriya ni ukwimakaza icyaha. Igikoma ntacyo gitwara, ntabwo gitera abagabo indwara, ntabwo gitera abagabo wenda hari kwangirika, ntabwo gisubiza abagabo mu bwana, ntabwo cyica, si uburozi. Sinibaza impamvu igikoma kiririmbwa cyane, ngo arerere ngo umuntu ngo komedi zose ngo bararota, ngo babuze ibyo banywaga, ngo bari guhoza agakoma. Gahoze tuza, hari n'abakabuze bacecetse. Ibyo byose ni umurengwe. Rero burya umuntu ageze, tufashe nk'urugero rworoshye, umuntu ageze ubwo abura ibintu byose. Hari umusore twigeze kuba turi kumwe, arabaza ngo ese buriya ibyo kurya byose byabuze, byose twarimo turi kuganira ku kintu kijyanye no kurya ingurube, ko abakirisitu tutabyemerewe, ko atari byiza na gato. Ariko turuva ko nk'abantu Imana yahaye ubuntu ikageza muri ibi bihugu birimo ibyo kurya byose, batakabaye rwose noneho bababaza Imana barya ingurube. Hanyuma tuvuga ko ari icyaha nyine. Murabizi ko ingurube hano yaratukuye cyane mu byitwa bya pizza. Ntiwareba abantu bakunze igitukuye rwose, barabirya rwose cyane, ariko biba biteye agahinda n'ipfunwe, ndetse ku muntu ubona bisa n'ibitera n'iseseme ku muntu utabikunda. Mu by'ukuri ntabwo ari ikintu. Rero kubona Imana yaratanze ibintu byose, hanyuma umuntu agahitamo ingurube, ariko koko uwo muntu nawe ntataniye n'ingurube, ni igitangaza rwose. Rero reka mbabwire, turi muri ibyo, hanyuma umuntu aravuga ngo none ngo ibintu byose bitakiriho, umuntu akabona agiye gupfa n'inzara, ngo hanyuma akagera ku ngurube ariyo igiye kumurokora, ngo yakora iki? Ngo se yayireka agapfa? Nuko hanyuma rero tuvuga ko Imana igira ubwenge bwo ku rwego ruhambaye. Tuvuga ko Imana ishobora kuba wari ugiye gupfa, ikaba agiye guha ubutabazi kuko yabonye wihanganye, hanyuma ikagutega ingurube, ariko inyuma y'ingurube wenda hari ibirayi, hanyuma kugira ngo irebe ko nubwo wari ugiye gupfa ariko ushobora kwihangana ugapfana kwizera. Haleluya. Urumva, hanyuma yabona ko ingurube uyirebye ko bati oya, sindya ingurube ndarinda mpfa kuko nzi ko ari ikizira kuwiteka. Hanyuma Imana yabibona ko ari uko bigenze, ingurube igukura mu maso utazi uko bigenze, ukabona imbere yawe haje ibirayi, maze none ukaba bijya wishimye, Imana ikabona ko ufite gukiranuka. Rero ni ukuri ibyo byose ndabivugira ko nari nkomeje mvuga ko abo basore, urubyiruko rwishyize hamwe hano muri iki gihugu cya Amerika, hanyuma baratekereza bati none twakora iki? Hanyuma bakora groupe yitwa tugoboke abacu. Tugoboke abacu ni nka kuvuga twigoboke. Uko kugoboka uwawe uri ugiye gupfa uba wigobotse. Nitube kera hari ibintu twakundaga kuvuga tukiri mu makambi, twibati kubera iki tugira abantu bene wacu babifashije, ariko ugasanga ntibanazi bene wabo bari mu makambi basonzeye, abana babuze uko biga bageze gute. Ariko umuntu yapfa yakwitaba Imana, ukabona abantu bene wabo bose baje kumushyingura. Nta wari uzi ko yari arwaye, nta wari uzi ko yari ababaye, nta wamusuye ari muzima, ariko yamara kwitaba Imana abantu bose bakaza kugenza gute? Kumushyingura. Abantu ntabwo tuzi karemano y'abantu kwiremwe. Ese unabiretse se bigashobora bikava mu nzira, ugashobora ukabiyo n'ubundi ntiwamusuye arwaye, ntiwamusuye ari muzima ngo umenye ko abayeho, ntiwanamuganirizaga, none umuntu arapfuye avuye mu mubiri, basigaye bavuga ati nubwo apfuye yarafite bene wabo bakomeye, bakagira ngo aricyo yaragubaye bari bagufashije. Ntacyo
ntacyo rwose. Ariko ibyo byose biberaho kwigisha abantu, nta kundi wabigenza. Rero mu rwego rwo kugira ngo natwe tutamera nk'abo, iyo gurupe yashyizweho Tugoboka Abacu, maze turebe ko byibuze twarokora 200 bari bupfe, maze nabo ejo habo heza, ejo hazaza habo nihaba heza, bazasingiza Imana ku bwanyu no ku bwa runaka. Rero iyo gurupe Tugoboka Abacu ikora inama muri Amerika. Watanga amadolari 10, watanga amadolari 5, watanga 20, ariko ukabugobotse umuntu warugiye kugirirwa nabi, warugiye kuva mu mubiri. Mwese duhagurukire rimwe, dufatanye n'undi wese, ntago wabaye mu nkambi gusa, n'ufite umutima wa kimuntu, n'umuzungu, n'umwirabura winaha, n'umuspanishi, n'undi wese rwose w'inshuti yawe ushobora kuyimubwira akagufasha. Nashobora guha amadolari 50 nawe yafasha, maze ibyo byose tuzagira umugisha wundi uruseho kurusha ibindi byose. Murakoze cyane, kandi ubutumwa burebe buri wese kandi mudufashe kubwamamaza. Murakoze cyane.